Ndagira ngo iyi ni inkuru iri gutungura abantu benshi cyane. Mu mujyi wa Kigali vuba haje icyo bita drone zo mu kirere, ariko ubu ngubu ndagira ngo mbwire ko haje icyo ndagira ngo ntabwo ndibuze gutinjira cyane twirukanka tugiye guhera kuri drone zabanje kuza mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo mu kwezi kwashize nibwo drone zitwara abantu zaje mu mujyi wa Kigali, ngira ngo abantu benshi cyane mwifashe nk'urwenya, ariko izi drone zitwara abantu bigeze kuri babiri, ngira ngo ubu ngubu mu Rwanda zirakoresha kandi cyane, ngira ngo abantu benshi cyane mwari mwakomeje kubipinga, ariko n'ubu ngubu hari igihuha cyangwa se nk'ibintu muri gufata nk'ibihuha byakomeje kujya mu matwi y'abantu ngo moto mu mujyi wa Kigali ngo zigiye kugabanyuka. Hoya, ntabwo moto mu mujyi wa Kigali zizagabanyuka, ahubwo bitewe n'uburyo bagiye kuzana icyo bita indege zo mu kirere cyangwa se imihanda yo mu kirere. Moto ubwazo bitewe no kubura abagenzi zizigabanya mu mujyi wa Kigali, ariko nta tegeko ryashyizweho ryo kuba bagabanya moto mu mujyi wa Kigali. Ariko urumva niba hagiye kuza imihanda yo mu kirere hakaba hajeho icyo bita drone zo mu kirere, urumva moto ubwazo zigiye kugabanyuka mu mujyi wa Kigali, ariko nta tegeko rihari zo kugabanya moto mu mujyi wa Kigali, ahubwo ubwazo zigenda zigabanyuka. Ni ukuvuga niba wakoraga ibihumbi 10 ku munsi, uyu munsi iyo ubonye gukora 5 ukabona ntabwo amaramuko ameze neza, uzivana mu mujyi wa Kigali, kubera ko ubu ngubu mu mujyi wa Kigali inzu zatangiye gusenywa, dore ko bagiye kubaka uriya muhanda wo mu kirere uzajya unyuramo utumodoka dutwara abagenzi, twa tumodoka tutajya duhagarara. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu vuba nibyo bigiye gutangizwa, ariko mbere na mbere ntabwo imihanda irakorwa. Naho abantu benshi cyane bakomeje kumva ibihuha ngo mu mujyi wa Kigali moto zigiye gucibwamo. Hoya, iyo nkuru yo ntabwo ariyo. Mu mujyi wa Kigali ukuntu ibintu bimeze, ni ukuvuga ngo moto zizagumamo kuko bagiye gukora imihanda yo mu kirere. Noneho ni ukuvuga ngo abamotari ubwabo abamotari nibo bashobora kwikura mu mujyi wa Kigali bitarinze gusaba ko hari undi muntu uhabakura. Kuvuga ngo niba wakuraga ibihumbi 10 wenda ugasagura 2 ku munsi bya saving, ni ukuvuga ngo mu gihe uzaba uri gukorera ibihumbi 5 ushobora gusaguraho igihumbi cya saving cyangwa nacyo kikabura. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe ushobora kuzikura mu mujyi wa Kigali. Ni gutyo gahunda imeze. Iyi gahunda yo kubaka imihanda yo mu kirere izajya nyuramo zino modoka zidahagarara kugira ngo boroshye urugendo rw'abantu. Reka tuze turebere hamwe izi modoka zo mu kirere uburyo izi modoka zikora. Ngira ngo aha ngaha twarebaga ku ruhande rwa drone, ngira ngo izi drone zo zatangiye gukoreshwa hano mu mujyi wa Kigali. Reka turebe uburyo imodoka zizaba zimeze, cyangwa se izi modoka zizaba zose zaza. Nagira ngo mbwire ko izi modoka ziguruka ntabwo arizo zizaza hano i Kigali, wenda nka 2035 izi zishobora kuzaza. Izizaza ni zimwe zigendera ku byuma zo mu kirere, ntabwo ari izi ngizi. Bakibaza ngo imihanda izaba imeze gute mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo imihanda azaba ari uruhuririkane, ariko moto zo ndagira ngo nkubwire ngo zizakomeza gukora, ndetse moto ntabwo ziteganyijwe guhagarara mu mujyi wa Kigali gukora. Ngira ngo turaje tubereke uburyo abamotari mu mujyi wa Kigali uburyo baba bangana ubwinshi bwabo. Mbwire koko niba moto zishobora guhagarara, ahubwo mu kuvuga ngo none se iki kibazo ushobora kukibaza nawe, bazahagarika nde bareke nde ko bose ari abamotari? Ni ukuvuga bo bazafata umwanzuro bivane mu mujyi wa Kigali, dore ko hagiye gukoreshwa tekinoloji. Ngira ngo izi drone zaraje, mwabonye ko zatangiye gukoreshwa. Reka turebere hamwe umujyi wa Kigali uburyo moto biba bimeze.